Muraho neza abacu dukunda, karibu kuri Yes TV Rwanda, umuyoboro wawe w'ubumenyi, ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye y'ubucuruzi bwa Forex Trading. Nk'uko twese tubizi, Forex ni isoko mpuzamahanga ry'ivunjisha, aho abantu bagura bakanagurisha amafaranga atandukanye bashaka inyungu, nubwo igaragara nk'inzira ishobora kubyara inyungu nyinshi, nayo ifite ibyago byinshi. Reka dusangire inama 20 z'ingenzi zizafasha abakoresha Forex Trading kugira ngo ubucuruzi bwabo bugende neza muri Forex Trading cyane. Ndabashimiye cyane abantu tubana muri video zitandukanye. Reka mbanzemo ikaze abantu bose bakanze subscribe, abantu bose kandi mushaka kuyikanda ndabashimira, muhawe ikaze kuri ino channel Yes TV Rwanda. Niba uri mushyashya rero ni byiza yuko ukanda subscribe, maze ubundi tukabana muri video zitandukanye zigerekeye ku bijyanye n'ama cryptocurrency, uko tugomba kuzibyaza umusaruro, inama ndetse n'ibindi byinshi cyane bikubiye muri cryptocurrency. Aha rero reka dutangire ku nama ya 20 dukomeza mpaka kugeza ku ya mbere. Uraza numara kumva ino video uraza kumenya umurongo ugomba kugenderaho igihe uri mu bucuruzi bwawe bikaba byagenda neza. Inama ya 20 kwiga ni uguhozaho. Forex Trading irahinduka buri munsi, ujye ukomeza wiyungura ubumenyi. Ni byiza kwiga buri munsi kandi ukunguka igishya buri munsi muri Forex Trading, bizatuma uba inararibonye mu bucuruzi bwawe. Ikintu cya 19 ugomba kwitaho cy'ingenzi cyane, gira ubutwari bwo kwihangana. Forex Trading ni urwego rusaba kuba umuntu wihangana kandi ushishoza. Hano muri Forex Trading bisaba kuba wihangana, kuko uko ubona inyungu ni nako uhura n'ibihombo. Ahangaha rero bizagusaba kwihangana igihe uhuye n'igihombo. Ikintu cya 18 cy'ingenzi, subiza amaso inyuma, genzura buri gihe ibikorwa byawe by'ubucuruzi kandi wige ku makosa wakoze. Igihe wahombye cyangwa se ukaba wahuye n'irindi kosa, ni byiza yuko ugomba kuryigiramo ukakosora ibyapfuye. Naho ikintu cya 17 cy'ingenzi, ntukishimire inyungu z'ibanze. Inyungu nini zirimo n'ibyago byinshi byo guhomba ukabura umusaruro wawe urambye. Ni byiza yuko rero utagomba kwishimira inyungu nyinshi, kuko byaguteza ibyago byinshi byo kubona n'ibihombo byinshi. Ikintu cya 16, usiga ubucuruzi igihe ibintu bitagenda neza. Igihe cyose urimo guhomba cyane, haranira guhagarika ubucuruzi kugira ngo usubize ubwenge ku gihe. Abantu bahomba cyangwa se bakumva batameze neza, cyangwa se isoko rikaba ritameze neza, ni ngombwa yuko ugomba guhagarika ubucuruzi bwawe ukaza kwinjira mu isoko igihe wumva umeze neza cyangwa se ubucuruzi bumeze neza. Ikintu cya 15, ntukajye ucuruza mu masaha menshi. Si ngombwa gucuruza umunsi wose, hitiremo igihe gikwiye ku isoko rihuye n'intego zawe muri Forex Trading. Ikintu cya 14, ntukagerageze kugusha isoko. Igihe cyose isoko ni kinini cyane ku buryo ntawe ushobora kukigenzura wenyine. Ni byiza yuko niba ufite umubroka wawe wizeye, ugomba kumwifashisha igihe ukeneye ubufasha cyangwa se hari ibyo utari kumva neza, cyangwa se ukisunga amagurupe akora nk'ibyo ukora, mukajya mwungurana ibitekerezo, icyo utumva ugasobanuza. Ikintu cya 13, shyira imbere ubumenyi kurusha inyungu.
kwiga neza biruta gushaka inyungu zihuse. Mbere yo kwinjira muri forex trading cyangwa se yo gushaka inyungu, banza wige, banza ushake ubumenyi buhagije ubone kwinjira muri forex trading, cyangwa se niba unayirimo ni byiza yuko ugomba guhora wiga mbere yuko wirukanyira inyungu. Ikintu cya 12 cy'ingenzi cyane ari nacyo kinakomeye kurusha ibindi byose, by'umwihariko ku muntu ugitangira gucuruza cyangwa se umuntu uri guhomba cyane, gerageza ubucuruzi bwa demo account trading. Ntutangire ubucuruzi bw'amafaranga ya nyayo utarabigerageza muri konte yigerageza demo account. Iyi demo account ikintu igufasha igihe uri kwiga, iyo uyifunguye baguha amafaranga y'ubuntu uzajya ugeragerezaho ubucuruzi. Iyi yubona niyo utestingiraho urwego uriho, iyo umubona uri gucuruza udahomba nibwo winjira muri forex trading nyirizina ugatangira gukoresha amafaranga ya nyayo. Niba utari ubizi nabyo ugomba kubimenya kuko ni ibintu by'ingenzi cyane, by'umwihariko aba beginner. Ikintu cya 11, genzura imyitwarire y'isoko. Jya ukurikirana ibipimo by'ubukungu n'ibindi bikorwa bishobora kugira ingaruka ku masoko. Genzura imyitwarire y'isoko, umenye amakuru. Aha twabisanga nko mu isomo rya fundamental, naryo tuzarirebaho ubutaha, kumenya amakuru ku isoko rihagaze, ibipimo by'ubukungu n'ibindi bikorwa, harimo politike ndetse n'ibindi byinshi bishobora gutuma isoko rigwa cyangwa se rikazamuka. Ni byiza yuko rero ugomba kugenzura imyitwarire y'isoko mbere yuko winjira mu isoko. Ibyo byose buri muri gice cya analyzing, ugomba kuanaliza cyane. Ikintu cya 10 cy'ingenzi cyane, shakisha broker mwiza kandi wizewe. Hitamo broker ufite uburenganzira bwa Regulator Authority nka FIS cyangwa CSEC. Ni byiza yuko ugomba kuba ufite umuboroka ugufasha kandi w'inyangamugayo, wizewe, ufite ibyangombwa, ufite uburenganzira bwo gukora ibyo bintu, nabyo bizagufasha cyane, wikora ibintu wenyine. Naho ikintu cya 9, gira gahunda nziza yo gucuruza, trading plan. Yandike kandi ujye uyikurikiza, ibi bizagufasha cyane gukora trading plan. Ahangaha twavuga nko kuba wagiye wenda byane twavuze by'amasaha, ukagira igihe winjiriramo, ukagira n'igihe uza gusohokera mu isoko, ukagira umunsi, ukagira niba wahisemo kuzajya ugura buy cyangwa se kuzamuka, ugahora muri iyo ngiyo, muri iyo plan. Nibyo bizagufasha cyane, bizakurinda n'akajagari, bizagufasha kuba umunyamwuga. Ikintu cya 8, shyira ingengo y'imari mu bucuruzi bwawe. Ntukajye ukoresha amafaranga utabashije gutakaza. Aha sinzi niba byumvikana, ntukajye ukoresha amafaranga utabashije gutakaza. Ni ukubanga ahangaha nyine uko nabisobanura, sinzi niba biri kumvikana. Aha icyo baba bashatse kuvuga nyine, gerageza gushyiraho amafaranga ku buryo nuyatakaza butari bugumve ugize igihombo gikomeye cyane. Niko ngewe nabisobanura. Ikintu cya 7 cy'ingenzi cyane, ntukajye ugendera ku marangamutima. Forex trading isaba kuba umuntu utuje kandi wiyemeje. Iri nabyo biri mu isomo rya psychology. Ni byiza yuko ukora ubucuruzi ufite psychology muri wowe, ku buryo nta hungabana rigomba kubaho igihe uhuye n'igihombo, ukabasha kugira uko ubyakira mu bucuruzi bwawe, kandi n'igihe wungutse cyane nabwo ukagira uko ubimanaginga.
Ni byiza rero kurinda amarangamutima yawe. Ahangaha mu kurinda amarangamutima hari kuzamo no kugira ubusambo bwinshi cyane, ukaba wakishimira inyungu nyinshi bikaza kukuviramo igihombo gikomeye. Naho ikintu cya karindwi, shyiraho intego z'inyungu n'ibyago. Igihe cyose urimo gucuruza menya aho uzakoresha take profit ndetse na stop loss. Igihe wungutse ukaba isoko ryawe, menya aho uzakoresha take profit na stop loss. Stop loss ni ukuvuga ko ari igihe uzahomba ariko ugahomba amafaranga make, naho take profit ni inyungu uzafatamo. Ikintu cya gatanu, ntukajye ucungwa n'ubuswa. Ntukajye ucungwa n'ubuswa, wirinde gukururwa n'ukwishingikiriye, ntugafate ibyemezo bihubukiweho bitewe n'ibihuha by'isoko. Aha reka nsubiremo neza, iki kintu kirakomeye. Ntukajye ucungwa n'ubuswa, ni ukuvuga ngo ubuswa ntibukakuyobore. Wirinde gukururwa n'urwishigishiye, ntugafate ibyemezo bihubukiweho bitewe n'ibihuha by'isoko. Ahangaha ari igihe isoko rikubeshya ugahita ufata ibyemezo utabashije kwinjira ngo ubanze kwanariza isoko. Ibi ari igihe uza wibeshya isoko rikakugarukana ukaba wahomba. Ikintu cya kane cy'ingenzi, kubaha uburyo bwo gucunga ibyago. Ntukajye ucuruza amafaranga arenze 1 cyangwa 2% by'umutungo wawe kuri buri gikorwa. Ahangaha twavuga niba ufite $1000, ntabwo ari byiza gushyira ku gikorwa kimwe ayo mafaranga yose. Kuri buri gikorwa ushobora gushyiraho 10% byayo ufitemo cyangwa se 20% byayo ufitemo, kugira ngo nihaza kugira impinduka z'isoko ziza kubaho utaza guhomba amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ngo kuri buri curuzi niba washyizeho niba ufiteho $1000 ugashyiraho $100, ugashyiraho stop loss, wenda ukavuga ati ndaza guhomba $10,000. Ahangaha urumva ko nta gihombo gikomeye cyane cyaza kubaho. Mu gihe wari bushyireho yose ukaba washyiraho stop loss yo guhomba nk'amadolari wenda tuvuge 100 cyangwa 200, urumva ko ni amafaranga menshi uba uhombye. Ni byiza yuko rero ugomba gushyiraho kuri buri bucuruzi, ukirinda gushyira ahantu hamwe. Ikintu cya gatatu cyiza cyane, tekereza ku isoko. Imyanzuro yawe yose ijye ishingira ku isesengura ry'isoko, technical fundamental analyzing. Aha twavuga technical fundamental analyzing, ni ukuvuga ngo ibi ni ibice bibiri biba muri forex trading: technical fundamental. Ibi ni buryo bwo kwanaliza isoko, ukamenya isoko uko rihagaze mbere ya byose. Uyu ni nawo mutwe w'isoko ryose. Mbere yo kugira ibindi ukora, urabanza ukanaliza isoko. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi, tangira ku giceri cy'amafaranga wumva neza. Ntukagure amafaranga yose, shyira imbaraga ku bumenyi bw'amafaranga amwe gusa nka Euro, USD cyangwa GBP na USD. Ibi bizagufasha cyane kubanza gusobanukirwa ifaranga mbere y'uko ushyiraho igiceri. Ikintu cya mbere gikomeye guys, mbere yuko tujya ku giceri, ku kintu gikomeye cya mbere, ese ino video niba yagushimishije kanda like kandi unayisharinge ku muntu wese ubona uyikeneye, umuntu wese ubona ishobora kuba yafasha muri buno bucuruzi, kuko ni ingenzi yuko bino bintu ugomba kuba ubizi muri forex trading. Naho twagiye ku kintu cya mbere, menya forex trading neza. Guys, iki ni ikintu buri muntu wese yakagombye kuba azi.
Shaka ubumenyi bwimbitse ku mikorere y'isoko, uburyo bwo kugura no kugurisha no kumva ibyibanze ku kigereranyo cy'amafaranga currency pay. Aha ni byiza yuko ugomba kumenya forex trading icyo ari cyo, ukamenya uko ikora. Bizagufasha cyane kwinjira muri forex trading uhagaze neza. Dusoza reka turebere hamwe ibyo ubuhamya bw'ababikoze mbere. Abahanga mu bucuruzi bwa forex trading baravuga ibi: ntukajye ukorera mu bwoba cyangwa amarangamutima y'igikorwa kimwe gishobora gutuma ubona inyungu cyangwa ugahomba byinshi. Rero jya witonda mu byemezo. Cunga umutungo wawe neza nk'uko wabikora mu buzima bwawe busanzwe. Twizere ko izi nama zizagufasha gutangira neza cyangwa gukomeza urugendo rwawe muri forex trading. Turagushimira kuba uri umufatanyabikorwa wa Yes TV Rwanda. Twandikire muri komenti niba hari ibyo wifuza ko twavugaho ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Muraba agaciro, murabo ingenzi cyane. Ciao ciao. TV aho twunguka ubumenyi, amakuru atandukanye, ikoranabuhanga, cryptocurrency turaso